Ndabashoje cyane abantu mudukurikirana ku biganiro byacu byo kwiga ururimi rw'ikigande, tukabyiga mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda. Ni intego twiyemeje kugira ngo buri munyarwanda wese amenye ururimi rw'ikigande kandi abashe kurusobanukirwa, ku buryo nawe azavuga ururimi rw'ikigande ibintu bitamugoye cyane. Uyu munsi rero tubazaniye igice cya 8. Abantu mwakurikiranye ibice byarangiye inyuma muzi aho tugeze. Ntiwibagirwe gukora subscribe, share, comment. Engoye. Mu rurimi rw'ikigande tugira ikintu bita engoye. Mu kinyarwanda ni imyenda. Empale enyimpi. Empale enyimpi. Mu kinyarwanda ni ikabutura ngufi. Empale empanvu. Empale empanvu. Mu kinyarwanda ni ipantaro ndende. Esati. Esati mu kigande, mu kinyarwanda ni ishati. Ishati. Engato. Engato. Mu kinyarwanda ni inkweto. Inkweto izi ngizi twambara. Enkofira. Enkofira. Enkofira ni ingofero mu rurimi rw'ikinyarwanda nk'uko bisanzwe. Omusipi. Omusipi. Mu kinyarwanda ni umukandara. Umukandara ni wo omusipi. Abantu rero mwari mudukurikiranye, turabashimira cyane ku bwa gahunda kandi turabashima cyane ku bwo kudukurikirana. Nimukomeza kudukurikirana mugakora subscribe, mugakora na share, nta kibazo turi kumwe. Mwari kumwe nanjye Deo MC, murakoze cyane.